kwigisha ababana n'inshuti as a family. Imana ibitanga ku bantu bahisemo kuyikomezaho mu gihe wabagiye. That is the message now. Choose to stand firm. On who? On Jesus. Why? He refreshes our mind so that we maintain any other thing that is the remnant here. Niko bijya bigenda, ndabifuriza gukomera. Ibisigaye nyuma y'ibitambutse mukomerere ku mwami wacu Yesu no ku mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Ndagira ngo hamwe n'aya magambo nongere mfata umwanya muto gusa mbasengera Imana. Ndumva twasengera muri iri jambo kugira ngo ihe Imana iha abantu gukomera. Imana ibahe gukomera kuko Tom yari umugabo mugari, yari munini. Ibiri munsi ye bisigaye hano kuri ino si ni byinshi, birasaba ubwenge bw'Imana neza. Imana izibahe, Imana ibahe ubwenge. Reka dusenge Imana. Mana yacu, ijambo ryawe ritubwira ko ari wowe soko y'ihumure, ni nawe ihumure ryuzuye. Ntacyo twakora ku mahitamo yawe, ariko abakwizera bazi ko Tom yakijijwe muziranye ukaba umujyanya heza, dufite ibyiringiro by'uko tuzamusangayo kandi tukabana tutongera gutandukana. Ibyo nibyo byiringiro by'abizera. Nsengeye uyu muryango, madamu we n'abana, nsengeye mama we n'abana bavukana nawe, nsengeye inshuti ze, everyone that came into his life circles. I pray for the comfort from you, Jesus. Bakomeze, basukira imbaraga, tera imibiri yabo gukomera, imitima imbaraga nayikomere, basukira imbaraga z'ubumana mu buryo bw'umwuka, bahe kumva impamvu z'amahitamo yawe, ubahe ubuntu bwo kubyakira kubera kuri Imana. Tubasengeye gukomera uhereye umunsi, kandi uwikomeje kuri wowe Kristo arakomera byiteka. Icyubahiro n'uyu munsi ni icyawe, n'iminsi yo kubaho kwacu kizaba icyawe. Tubisabye Data dushima mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen. Amen. Arakoze Pastor Frank Karemera, arakoze cyane kuri New Life Bible Church. Reka dukomeze dusaba mukuru w'umuryango Mr. Prosper tambuke yigira imbere atunyuremo amwe mu mateka ya Tom benshi bazi nka Yanga, ubundi dukomeze n'umuhango wo gushyingura. Murakoze. Mpagaze ahangaha mu izina ry'umuryango wa Tom Nkusi uzwi ku izina rya Yanga, no ku izina ry'umuryango wa Ndakubwa ariwe se, ariwe kandi mukuru wanjye, no mu izina ry'umuryango mugari wa Nkaka dukomokaho twese. Ibi ni ibihe bitoroshye, ariko kandi ni ibihe byiza. Twe turavuga ngo ni byiza, byiza kuko tuzi aho Tom ari. Tom yavutse nk'abandi bana, agira igihe cyo gukubagana nk'abandi bose, agira igihe cyo gukura, agira igihe cyo gukora, ndetse ni kibigaragaza benshi muri aha ngaha muri abo mwakoranye nawe, akaba hari ikintu kidasanzwe uriya mwana yakuranye. Navuga ibintu bibiri. Icyambere ni urukundo n'urugwiro yagiraga.
haba mu bana, haba mu bakuru, haba mu rungano rwe. Icya kabiri ni ubupfura, ubupfura n'ubunyangamugayo. Ejo nimugoroba mu kiriyo intumwa ya Ministeri y'Urubyiruko n'Umuco yarabivuze, nawe yabigarutseho kuko yabimubonyeho. Ni umwana nk'uko umugore we nawe yabihamije, ikintu yamukundiye ni urukundo rwe no kuba ari umuntu wafataga ubuzima, wafataga ibintu byose mu buryo buri positive. Icyo ni ikintu twese tuzabimwibukiraho, ahubwo jewe nabasabaga ngo namwe muzagera ikirenge muke muri ibyo bintu by'ingenzi. Aha rero ni igihe cyo gushima. Mbere na mbere dushima Imana yamuduhaye, ikaba yaramunyujije muri izo nzira zose mu byo yakoze byose, ariko icy'ingenzi akaba arangije urugendo rwe neza, nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira ngo hahirwa abaruhuka baruhukiye mu Mwami, kuko imihate yabo n'ibyo bakoze byose birabaherekeza. Baruhuka imihate, ibikorwa byabo bibaherekeza. Ngira ngo ibikorwa birigaragaza. Urukundo yabakunze, urukundo yabagaragarije, imikoranire myiza yagiranye namwe, ntimwari kuba muraha iyo bitaba byarabaye bityo. Rero turashima Imana mbere ya byose, yamwakiriye, ubu akaba aruhutse ari mu mahoro. Abandi dushimira ni umuryango avukamo, ariko n'undi muryango abamo. Murabizi mu buzima usanga tuba hanze igihe kinini kurusha icyo tuba mu miryango yacu. Rero kuba muraha aba bantu bose uko mubana ahangaha bazanywe na Tom, no mu nzira aho twanyuraga hose bavugaga ngo Tom nguriya nawe baramuherekeje, kuko hari undi wagiye ejo bundi nawe n'umwana wacu Buravan. Imana rero ishimwe cyane kuba yaramuduhaye, kuba yaramubahaye akabana namwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ntabwo twarangiza tudashimiye ubuyobozi bw'igihugu cyacu muri ubu burwayi bwe, muri uku kugira ngo aze agarukino. Hari abantu benshi babigizemo uruhare. Twavuga Embassy y'u Rwanda yaradufashije cyane, kuko ntabwo twari twiteguye yuko igihe yaziye ejo bundi yakabaye yaraje. Baradufashije kandi Imana ibibahera umugisha. Abandi batubaye hafi cyane muri ibi bihe bigoye ni Ministeri y'Umuco n'Urubyiruko. Bose barahabaye, babanye natwe hamwe n'abagenzi bacu bandi b'abahanzi. Mwarakoze kudufata mu mugongo. Imana ibaha umugisha. Ariko sinarangiza ntashimiye by'umwihariko umufasha wa nyakwigendera. Yakoze ibikomeye kugezaho naho ahagarika akazi kugira ngo abone uko amurwaza. Madame, mu izina ry'umuryango turagushimiye cyane, kandi nibisanzwe kuvugwa ahangaha, ariko twe turireka mbivuge mu izina ry'umuryango. Tumuhaye inka y'ishimwe. Mukoma amashyi. Ntabwo turi mu kiriyo. Tom yaratubujije ngo ntituzarire. Ntabwo turira kuko ntabwo ari ahabi.
amina. Yesu ashimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Rero turashima Imana, turashima uyu mubyeyi n'abana bamubaye hafi, ndetse turashima na pastor n'undi mugenzi we uri hariya babanye nawe muri icyo gihe kigoye cyane cy'uburwayi bwe bwa nyuma, kuko murabizi yabanje kurwara kansa y'igifu, kirashwanyagurika rwose ku buryo abaganga bavuze bati nta kundi ni ukwipfira. Ariko siko byabaye, kubera ko ijwi ryamuvugiyemo yemera yuko Imana ikiza. Aho ngaho niho ndetse yaboneye ububyutse bukomeye cyane, arakira pe. Ni nabwo yatangiye ivuga butumwa. Ngira ngo mwaramwumvise mwese abari hano. Rero ibyo byose turabishimira Imana, ariko yongeye gusubizwayo hanyuma arapfa. Ibyo rero ntibyatubabaza cyane, ntibyaduca intege, kuko tuzi abizera, tuzi iyo tujya, ntitube ducika intege nk'abadafite ibyiringiro. Yaragiye ni koko, nawe ejo uzagenda. Ahubwo ubu ngubu umukoro dusigaranye n'uw'umuryango asize, n'uw'abavandimwe asize, n'uw'inshuti asize. Abo ngabo tugomba gukomeza kubana nabo, kandi tukabereka rwa rukundo Tom yabagaragarizaga. Ibyo rero byose nta wundi wabidushoboza atari Imana yonyine. Icyo tubasaba nuko umuntu utarakizwa, iyi niyo occasion. Je ubwa mbere nkigaruka mu Rwanda naravuze ngo umuntu utazakizwa mu Rwanda, uwo nguwo sinzi ukuntu azaba ameze, kuko Imana nta kitakoze. Turagushimiye umusaza Prosper. Tugiye gukomeza n'igikorwa cyo gushyingura umubiri wa Tom. Ndagira ngo usabe babasore basanzwe badufasha hano batambuke, hanyuma ndasaba na famiye hafi hano. Ntabwo ari ahantu hanini cyane, ubwo ndaza gusaba by'umwihariko mama wa Tom, madamu wa Tom, n'abavandimwe be batambuke bigire hano imbere. Abantu muri protocole mudufashe muze kubayobora neza, kugira ngo tubanze dushyireho cercle mumva, ubundi mubayobore. Ubwo turakomeza tunumva indirimbo, hanyuma n'ibindi bikorwa byose bikomeza.
Mike. Kubera ubuto bwa hano hantu hatari hanini nagira ngo nsabe abantu rwose mutari muri famille hafi atari babandi navuze mwigira hagane epfo mwigire mu mwanya wepfo hano hanyuma namwe turabaha umwanya mukanya nta kibazo dufashe mwigire inyuma gato rwose n'aba basore badufashije muse nk'abigira inyuma gato boneke noneho tujye mu mwanya wo gushyiramo indabo mbere yuko mukanya n'abandi bose mwazanye indabo turaza kubayobora uburyo muza kubigenza hanyuma twatangira ku muryango wa hafi hari umukobwa uri muri protocol arabafasha kugenda mushyiramo indabo ubundi mukanya dusubire mu byicaro kugira ngo n'indi gahunda ize gukomerezaho turatangira na madamu wa Tom n'abana abakijijwe bo mwisi bose baza mwitaba abakoranirije mu ijuru rye ubwo impanda z'Uwiteka zizavuzwa mu ijuru abayurya munsi turakomeza na mama wa Tom niba abana barangije mama wa Tom yegera imbere n'abandi mu muryango mwese mutambuke babafashe